Dushimye Kristo ubuzima bw'abantu ubwishyushye umutume wacu n'umuzi w'Imana amahoro amashyi kuri Kristo. Nagiye afite imyaka 18 uwo mwana sinamuhambye sinzi uko yagiye. Abacawi baramujyana, uwa kabiri witwa David baramujyana, tutari twamenya ino Neema. Murumva ko nanjye bari bashatse kunjyana ngo mpfe, bagenda bangubita hasi, ariko kubera Neema ya deliverance ejo bundi ndabona tumenya umwanzi wamazeho urubyaro, menya umwanzi umaze kumarira abana, amaze no kwinjira no muri aba ngaba mfite, ariko kubera iyi Neema ya Cité de Refuge ntabwo bakinshoboye. Amashyi kuri Kristo. Nawe ntabwo bakigushoboye kubera ko nawe ufite Imana nzima. Hanyuma Mana ibintu byose ushimwe amabiva byawe. Ese urabona gushima kubera ko umurozi yafashwe cyangwa arashima kugira ngo arire n'amaraso yarire aba vipi amazina ya Kristo kuba mwaza. Ndashimira Imana cyane y'umurwa w'ubuhungiro kuko natangiraga kubwira Olivier ndi Olivier waje, Olivier akambwira ngo no, ngo ntabwo nzajyayo, njye ntabwo nzajya kwa Jire, ariko kubera iyi Neema y'abapiga amapepo na Olivier yaraje, na Randiri naraza, na Tika araza, na Muzehe araza. Ndashimira Imana y'umurwa w'ubuhungiro ko yadukuye mu byaha ikatwegereza umurwa w'ubuhungiro w'abapiga amapepo. Ndashimira Imana ya Murindwa Jire ko yazanye n'umutware wanjye nawe akaba arimo. Famiye uyu muryango ndi murebe ukuntu narindi njyenyine, ariko kubona barankurikiye nanjye narahamagawe n'umukwe wanjye. Yesu mumumpera icyubahiro. Ni byinshi dukomeje gushima, ni byinshi tuzajya tugenda dushima gake gake na yoteire. Amashyi kuri Kristo azajya bagenda bafunguraho gake gake. Shalom famille. Shalom. Mana Cité de Refuge. Kubera Neema ya deliverance. Nari ndwaye ku ishuri muri Musanze. Narwaye kubera Neema ya deliverance ndataha njya mu rugo nzaba mutamansengera nsubira ku ishuri. Tubiye ku ishuri dukora ibizamini, mba uwa mbere muri midterm nari nabaye uwa mbere nagize amanota 75, ariko kubera ko Neema ya deliverance bitangira amanota 80, uwa kabiri asa n'urugero amanota 50. Wagize 80 wakugukurikiye wakoraga 50 yamurisha amanota 27. Amashyi menshi atesa. Mirezwe tunashukuru. Imana yacu kweli. Kupiga sana kweli tunashukuru. Amashyi menshi atesa. Imana igira n'umutwe muri Sunrise, mba uwa mbere mu kigo cyose ngira amanota menshi. Unayote ile. Shalom famille.
imbere yanyu. Ikindi nshima Imana nyine ku ishuri abana iyo utsinda bagucira amakaye. Bigeze kugucira amakaye nyine ndasenga bakazabura ku ishuri baraza kubijyana mu bapfumu ngo bamenye umwana ugucira abandi amakaye. Nyine njyewe nsenze ntibakongera kuncira amakaye. Nshima Imana abana ku ishuri bakunda guferitinga cyangwa abazimu bakabafata ko ndashima ko nta kibazo njya ngira. nayo teyile amashyi kuri Kristo. Shalom famille. Nashima Imana yamurigajire ko twese mu rwego rwiza bakiga mu rwego. Ikindi nshimira Imana yamurigajire ndashimira ko ikomeje kugira ibisubizo mu kazi. Nashima Imana yamurigajire ko yamujije sinezite n'umutwe ubu byose byarashize. hari akantu gato nanibagiwe. Ndashimira Imana ku bwa Landirine. Landirine abacami bari bamaze kumugira umuswa mu ishuri kwa nyuma, ariko kubera nema ya Cité de Refuge yaratsinze n'amanota menshi tutigeze tubona. na yote ya mashukuru Kristo. Shalom. Yesu na uraguhaga imbere yanyu mwiteka Imana Cité de Refuge yagize icyo ikora mu muryango wawe. Ndashima Imana ya Cité de Refuge kuko abanzi bacu Satani ajya muri yerere kwa mwinjira muri dura yawe. Kuko ntekereje iyo taza kurwara umuryango nk'uyu ntabwo ari guhagarara hano imbere, ariko kuko Satani yavuye muri yerere uyu munsi ibyari bibabara bahindutse iki umunezero. Amashyi Kristo. Kabisa niraha mu murwa w'ubuhungiro twabona guhungira, kuko iyo tutabona umurwa w'ubuhungiro Satani aba yaratumize mu nguriro. Tukimara kugera kuri Cité de Refuge sinzi tuzafata igihe cyo gushima ko gutwara igihe kirekire, tuzavuga uburyo burambuye cyane twaba dufite umwanya tutagomeje gutya. Ageze azashaka umwanya wanjye nyine mvuge ko Imana yankoreye. Ariko uyu munsi ndashima Uwiteka Imana ya Cité de Refuge kuko abana banjye bari abaswa, Imana ikaba imaze kubazamura. Amashyi Kristo. Ndashima Imana ya Cité de Refuge kurwanya kuri nema ya deliverance ni nziza cyane, kuko deliverance iyo bakugura deliverance niko waba uri kure. Abana benshi bajyaga bakora deliverance barwaye bari ku ishuri bagakira. Hanyuma deliverance shema yavuze ngo wabone kudasigaye ameze yose niko naje hano ameze oya, ariko tukigabanya Imana y'u Rwanda ihoraho
ariko tujya kugera muri Kongo ariko twageze mu Rwanda ihindura amateka. Amashyi Kristo kugenda duhindura amateka. Turashima cyane Imana ya Cité de Refuge kugira kugeza wawe ngo ni yacu nta wundi ntabwo tuyisangira n'andi madini Isangira n'andi madini iri hano gusa umurwa w'ubuhungiro. amashyi Kristo kugira ngo iwacu. Ashima Imana ya Cité de Refuge we yazanye umuryango nk'uyu maboko akaba yaraje akaba nanjye nkamubona hano yongeraho ya mbere. Amashyi Kristo. Murama wanjye akaba yarakandagiye muri Cité de Refuge nabonaga ko bidashoboka ariko narabonye ukora birashobotse. Amashyi Kristo. Abashima Imana ya Cité de Refuge gukorera hano kazi banye nabo ni agatariko bose bamaze kubabona muri Cité de Refuge. Mu cyamake navuze ko nzashaka umunsi wo kuvuga ariko hari akantu kantu gato ko ngiye kuvuga akimana yakoze. Yabazanye ibyishimo. Ejo bundi nidekorashe gatoya ngeze ijya ruguru mbona umubyeyi afite umwana urwaye ari n'ifite amazi mu gacupa ariko akwere Imana yaratubwira tuzagera hose tuzaba solution. Afite umugani yavuye gushaka ibyatsi uriya kugura Imana ya Cité de Refuge kuko uri fiere utumva uri kuringa urizi uziko bitari bukoze isoni. Ndamubwira sasa ko mfite akantu hano uremera kugafata ava kugafata fata y'amazi batavoma ngo hereshiki uborozi nyangwaho maze kunyangwaho fata umwana we ndayamumwesha nabo wakuva uyu munsi uzagaruke hano nasaza umwana yagize uzamwe akanacyarwaye ubwo nahise nitahira ariko uwo mugore umudamu yarafite kwizera ahita afata agacupa ariko muzagishyiriramo ndamusigira ariko ejo bundi isubiyeyo yahise ambwira kuva n'ameza y'amazi ntabwo yongeye kunya no kuruka ngo mbese birangiye. Amashyi Kristo. gasongoro kumushimira kuko n'abatumije n'inyamugoye b'urusengero kuko ndabona ari imbazi kubw'ibitangaza rero Imana yankoreye narwaraga buri cyumweru mu kwezi ngakwaramo kabiri ngajya noneho sinzi ukuntu nabaye gucokoza iradiyo numva iradiyo kuvuga ariko yo muri Kongo noneho numvise kuvuga numva kuvuga ngo nibasengera amazi ngo bafate amazi bashyire ku radiyo maze nishiraho uko kuko kurwara kwanjye nari ndi kubyibuha ndi kuretse igipimo kabisa ndi kuzamuka nagaragara 65 nari ngeze kuri 85 ngo kwa muganga bari barambwiye ngo muri dare ngenda nyo kwabura ibiro bigabanyuka gare narigura ngandi ukaza nakagira ahindi nyamayenga ndutarapo kuri tuntu rigitondo biranga nditandaraga igare ndarigurisha ndariruka n'amaguru kuko musaza najya ari kwiruka n'amaguru n'igitangaza yandiruka n'amaguru biranga aho kiri amazi kuradiyo nyanyoye ibiro biragenda birapunguka birashira Amashyi
iyi Mana ni Imana imeze gute iri gukiza umuntu atagiye kwa muganga. None byageze nyuma ndavuga nzakomeza kuja mfungura ino radiyo numve ubuhamya bw'abantu bari gutanga. Sinzi ukuntu numvishije ari umukobwa hano batanze ubuhamya ku radiyo ari kuvuga ko yararwaye sida, bajya kwipimisha kwa muganga avuye gusengera muri Kongo, yipimisha na hepfo ku nani hano ku magengo, ngo bamura indwara bayibuze, bamujyana Gisenyi ku bitaro bikuru nabo barayibura, amaraso bayohereza i Kigali ngo amaraso babura indwara, ngo indwara y'ikiramuco ya sida. Navuga reka hano hari ngaho hava, hano hari Imana. Shalom. Uko niko nakomeje kujya ndi kunywa ayo mazi, noneho mbibwira na mugenzi wanjye uko ndi muri Pfunda, niho nzengera umusore umugabo twasenganaga no mu byakoni, akaba yararwaye indwara baramuroze, ajana n'imiti yo kwa muganga n'iyo mu Kinyarwanda, bimwangiza mu nda no bigiye cyane ari kwihagarika amaraso. Ndamubwira ariko rero bamuhuye iyi ndwara ndayizakira akamuganga, ahubwo ujuza ngo heze kwa amazi umva kuva mu muganga kandi amazi garakiza garanje ukubona ko narinda yari yazira narabyibusha ndi kureza urugero rukubona ko nasubiye ku gipimo hava nibyo byagutije nito muntu wese ataka amazi anywaho wakwihagarika amaraso biba bihagaze. Ndavuga rero ntabwo hari ahantu ubwo kugirira muri Kongo ngo bishobora bityo nuko muri iwacu ntabwo twambukaga umurenge wa Nyundo wambukaga twambukaga mbere kutujeti abo ndagara guhiga n'ubandi nzashaka pasiporo ariko mbagere igihe ndi kubitekereza ngo nzashaka pasiporo. Noneho numva ku radiyo bavuze ko bafunguye mu rusengero hano ku Munani mu Buhaza. Noneho reka amatwi ku radiyo numva bari kuhamamaza, bahamagara umuntu Gisenyi, muhamagare arambwira ngo reka mbarize inomero, niwe yambarije inomero ya uriya muhungu Gasongo, muhamagaye arahandangira neza, ahandangiye mbwira umugenzi wanjye rero tuzagira. Mugenzi wanjye amaze kutemera twaje igihe hano haba igaburo ariko bwa mbere maze mu kwa karindwi umwaka ushize tusanga hano hatanze ifunguro, turicara tugubwa neza twumva ubuhamya bw'abandi. Ngize amahirwe umudamu avuga ko bamuvuye sida yarwaye sida igakira, arongera atanga ubuhamya noneho ndamwibonera ijisho kuri ibyo uvuga uti uyu namufishe kuri radiyo none yongeye kubivuga bihano buriya Imana ashaka kugira ngo numve neza ndagera no gushidikanya. Mubo baravuga ati rero nanjye kumva hano hari Imana byari ko nihagarikaga amaraso none bikaba byarahagaze, none nanjye baba babonye tuzakomeza tube turaza. Ariko n'ingamba siyo y'Imana byageze nyuma raje ikasubira iyo hirya ngo no kundeka jarandega ngo njye no kwipiza ino ariko kundeka gacurindwa kuko bose ari ubwo byageze nyuma hari umugabo w'iturage akaba yarafite umwana wasatse nawe yeze gushima hano ari mu gitondo ngo ndamubwira rero umuhungu we mpanuka ushinja ndamutunganyiriza ujyeyo urafana y'igisubizo. Umuhungu yaraje ageze ino umwana agiye aramuzana ariko umwana yaragize ibisazi byamuvuyemo Shalom. Imana hano uwayibonye n'uwayimenye akomeza yifata yikomeze ndayibekure kuko ni Imana ntabwo ari pirate. Si ukuvuga ngo wenda ngo ni ugusebya iyo nasengeye yo ntabwo narasenze ubwo mu byibuho ukuntu bazamukaga sikaygasha no kwa muganga bitanga ariko neza hano ndakindi isi ukumva ko namazi kandi abona naranyoye ndaragera hano nyakwiye ku radiyo kugeza n'uyu munsi radiyo ndayicurangira biri kuvuga mu gaca ariyo bicurangira abo duturangiza baravuga ngo mbese iyo radiyo ncuranga ni iyi ngo basobanurira abatumva bakabyumva. Noneho icyo gushima Imana kugira ngo menye ko ari Imana ikomeye, ari umuhungu wakoraga amapadiri ndetse Gisenyi ariko iwabo akaba ari Kayonza
baramwirukanye yaraguze inzu iwacu ariko atarayitaha. None bamwirukanye kuba rero ntabwo naturi no bamaze kunyirukana ku kazi aho ngiye iwacu, aragenda ageze iwabo arambwira ati ya nzu zanjye umukiriya nyigurisha. Umukiriya ndamushaka ndamushaka ariko ndibaza ariko mfite ari amazi bonganga nyamenye hose yari nigoza igisubizo. Amazi yapfuye urwayi akavura nawe na mugenzi wanjye ndagoza igisubizo. Nagenda nimugoroba mbe naho maze kubira mu gitondo baramamagaye mbe yanzira cyane yiri kuzi agasikuriza kandi ko byari muri ya misiri ya covid ntabwo byari bishoboka no kuba bikomeye nawe ufite ikayo byari kuzimo byari bikomeye ariko yaraje ashikira amafaranga aragenda inzigurwa gutyo bo ngashima Imana rero aya mazi nageze nyuma Nyamena ku rugo hari umurozi wakunda kutoroga woduturanye hari tubizi ariko tukanaga bari kumuyoma tukamugurira kugira ngo wenda tudatoroga ko nanjye yarakoze naguze muri manda kwa bindi byo kugurira agacupa yewe ngo ko no tuza ko mugabo mu bucuraguzi umugore n'umurozi n'abana be bose none ko ndabona ngo kumugurira niwe nari ngo kwiga ahubwo ko Jesse namage nzoga ndagishimaka hafi makumya ndari kumuzoga uko muhereje kumura bitsingi nanjye murafanta none wese uko nagiye kwihagarika ngarutse ndama ariko birahinduka nageze kuko ndagwara mera nabi ndifuza biranga hafi no gupfa nanginjura nagurishije itangire kintu bari bambere 600 ko banindere uramo umurima kwa 400 arasigaye biro ndifuza biranga wamurima ndawugurisha biranga narashira umuvandimwe anguza amafaranga bandakiza ariko kuko ndari ndazi Imana yaha yo kwashire muri ko tabonari iyo nyimenya banagiye ko ganga ngati donabimenye nuko ubwo mugabo nditawe nyandoge n'umwana ubumana nawe nza kumenya yuko aya mazi yako irapoganga yakizungu bana mwe bomana ndabaya yapfuye bafandi mbese n'ibibazo ubwo maze gusuka amazi naho byoge kuga kwa gucuragura no kuko yarambona kandi abafite irakomeye wowe umenya kwikomeye kuko ikora ibitangaza abantu bagatangara kuko umuntu akoze igitangaza gitangazwa n'abakibonye ubwo rero kuva mvuga ko yagishije si ukwishyiraho si ukubesha kuko ibyambayeho bikabaye no ku rundi muntu umwuzukuru wanjye aja kwa nyirakuru ikayobe agezeho baravuga ngo niba ari bitanga bakunda ibitanga araza agaruka nyina mugarura avuga arakoreshe mu rugo arangati umwana baramuroze none ndi muzanana kwere muhereza kuri konga umwana arama umugore no murambaza wiyaye nasi ndiye tuza mureke umwana aragenda timbinda ubwo munsi arasura hakimume umugore kimana wanje arapfuye mureke napfa turamuhamba mukabatira bahamba njenzi ko gacaba umwana barakize bate Shalom. Ibyo ndi kubivuga kuko nabibonyeho kandi bikabyarabayeho ntabwo ari pirate Imana hano ni Imana original ubifata ibikomeze wagize amahirwe ukamenya uyu muryango wafata wakomeze nduhamwe numvaho ibyo birakorera ibyo rero bivuze ko nanjye nje byarabaye ku wundi ntabwo ndi kubihamiriza Shalom. Ibyo byose byabaye kuri nje bikaba ko umwana bikaba umuvandimwe ni gutyo bimeze ejo mutandataha uko mu ntore bashinze ngo mu byakoni bashinga kwakira abashyitsi bashinga inyubako kwakira amafaranga y'ibyorero ibyo byose ibitabo byabo byose nibyo bifuza narabibahaye bakatanga biringanyaga mufate ibitabo iyi minsi ndabona reka ndabakabyanga no kubwira uwo mugenzi wanje unazanye hano mbere wagiye arandivuga arandeka basi nduko nawe rero n'umwari ndavuga nti uriya mugabo agiye kumaza ibintu kandi ashaka kumbwira ibintu ngamusubiza nabi ugasanga nabyo bibaye kosa imbere y'Imana ndavuga nti Imana yashire muri
uriya mugabo mufunga umunwa ndagize ibitambwira mugezeho ugenda mucuruza turahagararana ntiyagira icyo ambwira ahubwo nijya mu mazu ubwo ndamubwira mbese mbona ambitega ubwo ndamubwira rero none se amafaranga murubiyabona ati wapi tubiyabona kuti sikari we bashaka ngo bayahereze tubiyabona nimuzayabona ariko je ino bisi ntabwo ndi araceceka ndarindi ibyo yavuze menya ko iyo mana yumva yitabaje imutabara bagatanu rero mvuye hano ngeze mu rugo babarambamagaye ngo bari gushaka kubaguriza amafaranga y'inyubako ndavuga ntabwo ari je kugira ko nuraho nyine mufate abandi nabo bayabahereza kuko je muri iyi minsi ntabwo cyo kubonekaho kandi sinzanahaboneka vuba sinzi ko nzanahaboneka noneho ntiri bisi byagenze gute wararwaye sindoya ndi muzima barakomeza arambaza ambajije niwo mwarimo nawe arambamagara arambaza ibyo numvishije ni ibiki ndamubwira nje nabonye akazi mbese wabonye akazi wabonye akazi no gucumura ugakora ndavuga abakora mu bashinzwe bakora no gucumura ntacyo batwara nje nabonye akazi rero iyi minsi ntabwo ndiho none si akazi kawe ko bari kuvuga ngo mu kipe yawe ntabwo uri kwakira tsinda amafaranga ubona ndibona ndi muri ese ntabwo ndagira igihe cyo guhembwa cyane n'ibira nzabaha amafaranga n'inda yabahereza abandi bazayabona ubwo numva aracecetse ejo ari kwa gatandatu bari bafite ubukwe abarambamagaye kutari kuza ngo mutegurire abantu ubukwe ndindaga nicyo bwiza aho jenyine mushaka abandi ndagenda ngiye kugura mitiyu mbambuye na mugore w'uwo mwanya aza ari kwiruka vuba n'ingoga ngo nibone gukangura ukunda muri biki byagenze gute mbereza amafaranga ageze gute bwo kwakira abashyitsi ndavuga ngo genda rero abaturage bari hariya baguha amafaranga kuko ufite amafaranga mfite aho ndi gukora gahunda ahera sasa nimba nzayaguha urore si ukaracuruza uretse ibyo gufata ibintu mbishyireho ibintu bishyira hano ntuzanyishyuze ibintu bishyiraho ntuzanyishyuze kuko amafaranga jewe ndi kubona amahino misi aragenda ageze iyo mugabo barambamagara ariwe mwarimu arambamagara arambwira ngo yewe ngo ndi kugushaka ndakugura ntabwo uzambona vuba kubera igisi ndisimbizi ndi nawe wibaza impamvu iyo umuntu adafite ubushobozi yigaragahare ubushobozi bwe uko bungana araceceka ndakindi icyo yambwiye muri iki gihugu niho bampamagaye kuri telefone numva umuntu arampamagaye gusa mumenye uko bwambere mufite arambwira ngo uririnda ntugagiye mu rugo ugiye koga none si mbegeze muri ku rusengero ndoyandi ntabwo ndamubaza urinde afunga telefone birangira none je ndavuga rero ndavuga iyi mana menye ko ari imana kuko yambijije igatuzura abantu umuntu wacu igahagarika uriya murozi kuko murozi na nubwo yaragenda ukamenye iyo yagiye iwe hararaye abasiku Kristo wana turayifite n'ukuri ubwo umugore n'umubicara akanyicaza akambwira n'abana bakambwiriza ariko iyo uri kujya byagenze nawe uko wabonaga ndi kubyimba ndi kubyibuha babaga waba kugaburira cyane ngo yabaga bizi bwabo urwaye noneho nagiye kwifuza bakambwira nihe huza tumubwiraga ko ari yaramaze yumva ndi niyo ushaka uzabona utaha uzabone ariko nje nzi ko nzaba kuko yangiriye umumaro none si iriya pfu bizakugendekera gute ahubwo ndikore ndakuvuga ngo ndamutse mvuye ubu umuntu apfuye aba yapfuye nawe upfaga burabamuhanga mubyo ntabwo uzapfa uzarama ibikomeye bizakomeje gukora hanyuma iwacu niwe mu rugo abashe muri Kristo bafite umwana wiga muri segonderi umwana yagiye ku ishuri mugenzi we amuhereza gushwatari arayirya amaze kwirya umwana ntiyaza agatubwire ararwara araremba
bakora ibizami ameze nabi, uravuga umwana sidage kamubaza reka ndatubwira ati kabaho uburwayi busanzwe tumujyana kwa muganga biranga none umunsi mbese kwa nyuma ari nijoro agiye kuva mu mwuka neza neza agiye gupfa birangiye aravuga ngo ni umunyeshuri mugenzi wanjye wabereje mushobora ndamubaza wayiriye wenyine yarayimbaye ngo yewe yariye ndahita yirangije ariko nibutse yuko ari wayimbaye ndahandi ho nigeze mwende ndavuga none muri ijoro ndaramujyana ku bavuzi ngo bishoboke ariko mfite muganga hariya yumvise kuri ayo mazi ntabwo amazi aba yarangishije umupimo wa kuriya ngo kananirwa gukiza uyu mwana reka turebe maze ndafata ndamusomesha maze ndamusomesha umwana